Hello my people, my guys. Bantu banjye mumeze neza, murakomeye, aho muri hose mumeze neza, nta kibazo mufite. Twagarutse nanone ni Soso kuri Nyurwa Family TV. Turi hano kujya tubaganize, twungurana ibitekerezo. Amakombe zanyu zikomeje kutunyura n'ukuri, ndabashimira cyane kuba tuganiriza ndetse no kuri subscribe na share mwese kari ingenzi. Kano kanya rero none twatembereye, dusigaye dukunda gutembera, kubatemberera. Turi kumwe n'umwana mutoya witwa nde? Eric Nkurikiyimana. Eric Nkurikiyimana, umeze ute? Meze neza nta kibazo. Cyane cyane. Niko witonze se cyane. Niko meze no mu buzima busanzwe. Yego, usanzwe witonda. Nese ubu ntabwo ufite ubwoba bwa kamera? Oya. Urabimenyereye, ntari bibona ari bisanzwe. No ubwa mbere ariko n'ubundi nyine televiziyo nsanzwe nzireba. Yego. Nase Eric Nkurikiyimana tugusanze mu kazi. Ukora iki? Umukanishi. Umukanishi w'imodoka, w'imoto, w'iki? W'imodoka. Zonyine. Ese umuntu uzi gukanika imodoka ntabwo ashobora gukanika na moto? Oya, yagerageza wenda ariko ntabwo ari nk'uzikanika bisanzwe. None se imodoka zose wenda Toyota, amakwasiteri n'iki byose ni kimwe, byose nyine umubyiga mu rugero rumwe? Byose ni kimwe ariko ntabwo piyese ziba zambarana. Ubwo umuntu ni ukuvuga ngo hari umukanishi wa Benz n'izindi na Toyota n'iki? Biratandukanye. Uwakanika se Benz si yakanika na Toyota? Yayikanika ariko ako Benz ari ukuntu igoramo buke. Benz ni igora. Ubwo se aba Benz zo nyinshi ubundi? Oya, Benz nizo nke. Nizo nkeya? Toyota nizo nyinshi. Okay, noneho haba ubwoko bungahe se bw'imodoka? Ubwoko bwo ni bwinshi. Kuko wenda nka zino ubona ziparitse hano muri parikingi ni ubwoko butandukanye. Uzi gukora iki wowe ubu ngubu? Ku modoka se? Ni byinshi ntabwo nabikuronderera aka kanya ngo tubirangize. Uzi gukora Benz cyangwa Toyota? Ni Toyota. None se bisaba kubanza kubyiga nk'igihe kinini? Ntabwo ari igihe kinini cyane bitewe n'ukuntu nyine umuntu aba afungutse mu mutwe. Iyo ubishaka, iyo ubikunda uhita ubimenya vuba. Ntabwo bitinda. Umwaka cyangwa umwaka n'igice, ariko nyine biri umuntu aba abizi. Ukahita ubimenya? Nese ko ndi kumva ari myinshi, nese ko ari nk'amezi nk'atatu? Aya mezi 3 hapi. Ubu bimenye fresh ku buryo ubihuza imodoka yapfuye ikagenda? Nese uba umaze igihe kingana ute? Ngiye maze amezi 9. Amezi 9 ariko nyine urumva ntabwo uramenya ibintu byinshi. Ntabwo ari byinshi cyane. Wamenye utuntu dukeya nyine turinganiye. Ku buryo wakora imodoka itarembye cyane. Itarembye cyane nayikora, niyo birembye cyane ndi kumwe n'undi muntu ndusha ubwenge twayikorana. Ubu ni ukuvuga ngo murafatanya. Ugafatanya n'umuntu umaze imyaka myinshi kugira kwigisha. Ayigishe. Nese aba ishuri ribyigisha cyangwa n'ukwegera muri harya bahita gute? Hari abakorera imodoka. Ni ukwegeranye n'umuntu. Umuntu mukuru bize akakwigisha. Yajya abona akazi akakurangira akakubwira mujyane ukabimenya gutyo. Amezi 9 ni menshi, kuki wahisemo ubukanishi? Buriya hari igihe ariho nk'abamuhamagara Imana iba yarahaye umuntu. Wumvaga ubikunda? Narabikundaga cyane nkiri n'umwana. Nese ubona yaba amafaranga? Amafaranga abamo ntabwo ari menshi cyane ariko arahaba aragerageza. Nese uravuze ngo arabikunda gukira umwana, ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Ngize 18. 18. Ese ukumva utakiri umwana, ubwo wabikunda ufite imyaka ingahe? Ni mu myaka 10-12 gutyo cya kuzamura. Watangiye kubikunda kera, uhita muravuga ati ngomba kubyiga. Ubona wagarukiye mu kangahe kwiga? Mu wa 3 segondere. Ni kuki se wabivuyemo kandi wari ukiri umwana? Naratsinze mbura ubushobozi nyine bwo gukomeza kwiga. Birumvikana. None se ubu ngubu uko dusanze wicaye utari mu kazi karangiye cyangwa? Oya, wenda uyu munsi ari akazi kaba katabonetse ariko ejo kakaba kazaboneka. Abantu nyine musanzwe mukorana bose akaba nta kazi bafite. Nese ubona ubukanishi hari ikintu buzakumara cyangwa ujye ureba wenda nk'abantu bakuru bamazemo igihe ukabona nyine hari ikintu bwabamariye, hari ahantu bwabakuye naho bwabagejeje? Hari ahantu byagukura naho byakugeza. Buharimo akantu.
akantu karaboneka nta kibazo. wabonye ari kubizi ubu wowe urakabona ko ukiri kwiga? Ndakabona ariko gake ntabwo ari menshi. none se nk'ubu ngubu mu rugo ni hehe? Mu Gakenke. none se ngo uba muri geto? Oya, mbana na Grand Frere. ubana na Grand Frere. waje i Kigali ryari? Naje i Kigali mu kwa kabiri. ejo bundi nibwo wahise unatangira? Nabwo nahise ntangira. none se ubu i Kigali ubona hatandukaniye hehe no mu Gakenke? Oya, hari itandukaniro rinini. irihe se ubu? Kigali ni mu murwa nyine ntabwo wahagereranya no mu Gakenke. none se ubu ngubu kano karere ni akahe? Ka Gasabo. uba wowe hehe se? Nubundi nanjye mba hano mu Gatsata. none se akantu gatoya nshaka kubaza, nk'ubu ngubu nk'abana wawe bagiriye ihe nama badakunda ubukanishi, urumva ushobora kuba ubukunda sibyo, abukunda ariko nyine akabona biragoye bisaba imyaka myinshi. ese ubundi iyo uri kubwiga ugira ubona amafaranga cyangwa urishyura bakakwigisha? Urabanza nyine ukishyura bakakwigisha, wagenda umenya bike bike nawe bakajya baguha make make. iyo bari kwigisha ariko utanga amafaranga? Uyatanga ukiza mu igaraje bwa mbere, nibwo utanga amafaranga. kandi ntabwo ari menshi? ntabwo ari menshi cyane. ugereranyije n'ukuntu yatanga bwa mbere ubundi ukiga bisanzwe mpaka ubimenya, ni makeya? Ni make ugereranije nyine, kuko nyine umuntu aba ari kuguha ubwenge. ngaho wagiriye ihe nama abana batinya kwiga ubukanishi kandi babikunda, bizamara igihe kinini cyangwa nshobora no kubwiga simbona abakiriya baraboneka? Abakiriya baraboneka, imodoka apfa buri munsi. ese abakanishi se ari ukuntu muvanga muri ata kantu ko kuvuga ngo ntabwo muyikoze neza kugira ngo izapfe azagaruke? Oya, ibyo bamwe na bamwe barabikora ariko ntabwo ari bose. ababikora nyine bagenda bamenya ntibaba bizerwa. hari igihe nyine bikora bikarangira umukiriya agucitse yigendeye. ibaze kweri wowe wabikora se ubwo? Wanjye ntabwo nabikora. ubaye umuprofesiyoneri ntabyo wakora? Ntabwo nabikora. ngaho mbwira inama wagira abana rero basuzugura utuzi twose. hari abasuzugura nyine ugasanga barabisuzugura kandi ari abana bishobora kuzabaha n'akazi keza, wabagira ihe nama? Inama nabagira ni ukutabisuzugura kuko hari igihe nyine mu minsi itaha bizabagirira akamaro. icya mbere ni ukubikunda. icya mbere ni ugukunda akazi, ubundi ukabyiga, ubundi ukabimenya ukabona amafaranga. harya wambwiye ngo witwa? Eric Nkurikiyimana. Eric Nkurikiyimana, urakoze cyane kutuganiriza, turagushimiye cyane kuri Nyurwa Family TV. Mwakoze nawe. Guys, mwakoze cyane rero kudukurikira, turacyakomeje kuganira. Bye bye.